mwaramutse neza, mwaramutse bakundwa abakunzi ba Kayireme TV. Umunsi mwiza kuri mwese. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira, hari byinshi tugomba kuganira. Ni ukuvuga ngo ubuzima buhagaze gute, ese mumerewe mute? Ndizera ko rero Uwiteka akomeje kubarinda. Uyu munsi rero by'umwihariko nifuje ko tuza kuganira ku bintu bishobora gutuma umuntu aca inyuma bashakanye. Rimwe na rimwe muri ubu buzima haba byinshi, ariko bishobora gutuma umuntu arangara cyangwa se agira uburangare bukamutera kuba yahemuka. Ariko mu by'ukuri hari ibyo umuntu agiramo uruhare, hari n'ibiba bitunguye umuntu. Rero ndaza kukwereka impamvu ebyiri, impamvu ziri mu moko abiri zishobora gutera umuntu guca inyuma uwo bashakanye ku mpande zombi. Ni ukuvuga ngo hari impamvu ziturutse ku muntu, hari n'impamvu zitamuturutseho. Niba warashatse nawe urabizi neza ko hari ibintu ushobora gukora, ariko wowe ukabyita ko ari ibintu bisanzwe, ukabyita ko ari urukundo, ukabyita ko ari ugufashanya mu miryango, ukabyita ko ari ukugira neza, ariko bigashobora kuvamo impamvu zishobora kugutera kuba wakwangiza urukundo rwawe, kuba watuma uwo mwashakanye abihomberamo. Ahangaha abadukurikiye twese tugerageze tubyumve kimwe. Bibaho ko ukunda umuntu, icyo twese turacyemera, ariko ukanamukundana n'umuryango, ukanamukundana n'abavandimwe, ukanamukundana n'inshuti, ukanamukundana wa muntu we ukamugira uwawe, none ukamuzana mu rugo rwawe kubera ko uvuga uti no, bariya ni umuryango, reka tubafashe. Muri ibi bintu byo gufasha imiryango, muri ibi bintu byo kwita ku miryango, muri ibi bintu byo kugira urukundo rwinshi, muri ibi bintu harimo impamvu zishobora gutera umuntu kuba yaguca inyuma, cyangwa se kuba we waca inyuma uwo mwashakanye. Kandi mu by'ukuri iyo mpamvu ni impamvu itaguturutseho, ni impamvu iturutse ku byemezo mufata mu mwebwe abashakanye, ariko mukabifata mutabivuganyeho, mukabifata mutabyemeranyijweho, mukabifata nako mwana byemeranyijwe ariko mutabitekerejeho. Reka mba ariyo terime nziza nkoresha. Nubwo ngo hari ibyemezo dufata tuzi ko tugira neza, ariko bikatuviramo ikibazo gikomeye gishobora no kuduteranya. Mu bantu baca inyuma bo bashakanye, ingo zigeze nko kuri 20% mu bushakashatsi bwanjye ku giti cyanjye, 20-30% uzasanga baca inyuma abo bashakanye ku bantu bagenda muri urwo rugo barubamo, cyangwa se ku nshuti z'umuryango za hafi. Ubwo tuvuge murumuna w'umugabo ushobora kuba muri urwo rugo, ashobora kuba umugabo w'umugore wawe utabizi, ni ukuvuga ngo ashobora kuguca inyuma cyangwa se kujya aryamana n'umugore wawe utabizi. Ni ukuvuga ngo ya nshuti y'umuryango ukurura muri urwo rugo ishobora kuba yavamo umusambane w'umugore wawe. Ni ukuvuga ngo wa mugabo ugenda muri urwo rugo niwe wagize inshuti, niwe muganira ibintu byose, umubwira n'amabanga y'urugo, ukamubwira n'ibyo waganiriye n'umugore wawe, ukamubwira n'imiterere y'umugore wawe, ukamubwira ibintu bitandukanye ku buzima bwanyu mwembi buri intime, ku bintu atagakwiriye kumenya, ariko mwebwe iyo muganira n'inshuti zanyu kenshi murabivuga. Haba abagore barabivuga, haba abagabo barabivuga. Noneho ku mugabo yamaze kumva icyo umugore wawe atekereza n'uko ameze n'ibiki byose, we ahita profitira aho ngaho, agatangira kujya mutereta, kubera ko ahita agira muri we ikintu cy'ukumva ko yagerageza nawe kumutereta kugira ngo yumve uko bimeze, cyangwa se averifiye bya bindi wamubwiye, ibintu nk'ibyo. Ahangaha umuntu wese udukurikiye ashobora kubyumva, ni ibintu biri simple byumvikana cyane. Noneho ukazasanga wisenyeye urugo, nyamara biturutse ku kuba uwo wazanye muri urwo rugo waramufataga nk'inshuti, waramufataga nk'umuvandimwe wawe, mwavukanye munsi ibera rimwe, cyangwa se waramufataga nk'umuntu wabagiriye neza mu muryango, ukamuzana muri urwo rugo ukamwinterioriza cyane ku buryo urwo rugo ruhinduka nk'umuryango we, noneho bikarangira na wa mugore wawe n'umusangi. Aho ni ku ruhande rw'abagabo. Abagore nabo
uwo murumuna w'umugabo waje muri urwo rugo nawe ukajya ubona imyitwarire ye ukamukompara n'umugabo wawe ukabona bimwe by'umugabo wawe adashoboye cyangwa adakora neza, wowe ugatangira kugenda umutima wawe wegukira kuri uwo murumuna w'umugabo uri muri urwo rugo, bikazarangira ugize faiblesse ukaryamana nawe. Ibi mbabwira ni ibintu mba naragiye numva narabonye hirya no hino bigenda biba. Buri wese udukurikiye abitekereza rebe niba koko ibintu ndi kubabwira bishobora kuba bidahari. Turebe ku ruhande rwo noneho rw'abarumuna b'umugore mwazanye muri urwo rugo. Iyo mugiye kubazana muwazana mwembi mwabyumvikanye cyangwa se mwabiganiyeho cyangwa se mutanabiganiyeho, ariko muvuga ngo nta kibazo n'umuryango. Murumuna w'umugore cyangwa mukuru w'umugore umuzanye mu rugo ari umuvandimwe, ariko ahageze umugabo amugiriye faiblesse, umugabo amwiyumvisemo ukuntu bitewe n'uturimo amukorera, bitewe n'utuntu agenda amukorera, gufata umutima we birakomera. Amaze gufatisha umutima we birangira noneho bihindutse ko wa muntu ashaka muri make kuryamana n'uwo muvandimwe wawe. Umuvandimwe wawe nawe rimwe na rimwe ashobora kubigiramo uruhare. Ujya kubona ukabona niwe widumbukije azanye iki, niwe widumbukije akora, niwe widumbukije yigira ati. Ibyo bintu abagenda mukorera mu rwego rwo kumukurura bikamufata. Iyo bimaze kumufata bihinduka ko wa wundi ahindutse noneho ibiryo bye, bigatangira wa murumuna wawe cyangwa wa mukuru wawe agatangira akaba umugore w'umugabo wawe, bagatangira bakaryamana. Wowe ukazajya kubivumbura ibintu bimaze kuba kabiri gatatu cyangwa kangahe, abantu baramaze kweguka ku busambanyi, inzu yarabaye iy'ubusambanyi. Ni ukuvuga ngo nubwo wamwirukana uko wabigenza kose, icyo wakora cyose kugira ngo umukure aho ngaho, ntabwo bisobanura neza ko mu yandi magambo bitavamo ko mwanatandukana. Ntabwo urebye nabi wanatandukana n'uwo mwashakanye kubera umuvandimwe wawe, kuko plus abantu bikotana, plus abantu babana, plus abantu bagirana ubwo bucuti, bashobora kuba bakundana na rwa rukundo rwawe rukibagirana. After all, urukundo ni iki? Urukundo ni ibikorwa umukorera utuntu nk'utwo tukamukurura, nawe rero ashobora kumukorera utumukurura, noneho ko hari n'umuhini mushya bakagenda bagiye bakeguka bikarangira bakanakuva. Ibyo byose ujye ubitekereza. Dutekereje neza cyangwa se turebye neza, uzasanga ari uko nguko ibintu bimeze. Noneho reka nkwereke, hari ukuntu ujya kubona ukabona ubwizo mpamvu izo kesi ndi kubaha ahanini usanga mwebwe muzifitemo uruhare abashakanye, kuko donc ntimuba mwabitekereje, ntimuba mwabipanze, ni ibintu byizana, ariko mwagize uruhare mu kuzana bene abo bantu no kubikururira no kubashyira mu ngo zanyu. Sinciye imiryango mu ngo zanyu, simbabujije, ariko mujye mumenya ko urwo n'urwa babiri n'abana banyu mwabyaye. Iyo haje mundi muntu wa gatatu, umukozi wo mu rugo, abende jewe n'umukozi wo mu rugo simwemera muri urwo rugo, mwafatanya imirimo mugakora utuntu twanyu mukaturangiza. Ariko kuko abagabo bacu bo mu Rwanda bagifite ibintu byo kwiyumvamo ko ntago nakora imirimo, umukozi arahari, niba atanahari umugore abikore, icyo gihe murumva ko biracyari ikibazo. Ariko ubundi urugo muri babiri mwarwifatanya mukarwisimamira, hanyuma mukabyara abana mubayirerera kugeza igihe abana bakuze, noneho n'ubundi mugakomeza mufatanya imirimo. Ariko ibyo kuzana abakozi mu rugo, ibyo kuzana bene wanyu, ibyo kuzana baki, njyewe ntabwo mbishyigikiye. Iyo nababwiraga ni impamvu ishobora gutuma umuntu aguca inyuma, ariko mu by'ukuri atabitekereje, atabipanze, ahubwo bikizana kubera ko mwabigizemo uruhare mukazana abo bantu hafi yanyu. Noneho bibaho nanone ko umuntu ashobora kuguca inyuma yabiteguye. Igihe aguca inyuma yabiteguye bwo biba byagenze gute? Hari igihe ubana n'umuntu yaguca inyuma byagenze biti. Hari igihe ubana n'umuntu murabanye, ariko igihe cyagera ukajya kubona ukabona wa muntu, sibyo? Ukajya kubona ukabona wa muntu mwashakanye atangiye kujya muri make, ntagifata inshingano, nta kwitaho, ntacyo akora kugira ngo mubane mu mahoro. Noneho muri kwa kutagira icyo akora, nyine muri make ikintu cyo we akora ni ukubyuka akagenda akagaruka akarya akaryama.
nta rukundo, nta kuganira, ntumubona, ntimuganira, muba muri kumwe, ntavuga, nta creativity, nta tuntu azana tw'udushya, nta muri make nubwo mubana ni nk'umuroommate, nk'umuntu mwafatanyije kwishyura inzu, mubana aho ngaho, mufatanya kwishyura inzu nko muri ghetto, akaza karyama kagenda, karyama kagenda, karyama kagenda. Niyo hagize igikorwa kijyanye no kubaka urugo mukora, mugikora pafu yirukanka, nta kuganira, nta kubyumvikanaho, nta kubitekerezaho, nta keya, nta kumenya niba umwe yumva yishimye niba undi atishimye. Noneho bikazagera ku rwego wa muntu atangira kugenda apfa muri wowe, apfa muri wowe, apfa muri wowe. Simvuze gupfa ngo ave mu mwuka, ahubwo muri wowe agenda asohokamo, avamo ku buryo hasigara utuntu duke twawe nawe. Na za souvenir na bya bindi wibutsaga by'uburyo mwabanye, uko mwakundanye, uburyo mwashakanye, bitangira kugenda bidisparesa, bikarangira hasigaye utuntu duke umwibukiraho, ukibuka gusa ko yishyura inzu, ukibuka gusa ko yishyura facture z'amazi, wenda ukagera bari ibyo wibuka byonyine. Ariko kongera kwibuka rwa rukundo mwagiranaga rw'igisagirane, cya bintu byamugukumbuzaga ku manywa, wagenda ukumva uramukumbuye, muwataho ukumva uramukumbuye, bigashira. Kuko nta creativity afite, nta guhamagara, nta kwandikira message, nta magambo y'urukundo akubwira, nta nubwo murarana ariko ukeneye ibintu ibyo ngibyo, umuntu ntabikubwire, umuntu ntabikore. Habihinduka iki? Bihinduka ko wa muntu utangiye kumva umeze nk'ubana nawe, ariko kumva ntuzi umuntu mu bantu wari afite, ugasigara na souvenir y'uko uwo muntu yakubyariye abana. Igikurikiraho se ni iki? Igikurikiraho nuko tout simplement birangira wa muntu utangiye kumva ko ni umuntu usanzwe, ku buryo haza undi muntu ugutereta, ntunacike intege, ntunamuce intege, ntunamubuze, ahubwo ugasa naho umwakuraja, agakomeza akakwihera iyo care wowe udafite, akakwihera iyo care, kugeza igihe uza kumva noneho warekuranye n'iki na wa wundi, ahubwo ugatangira gupanga izindi gahunda. Lodge z'i Kigali kuwa mbere mu gitondo ziba zuzuye. Ibyo ni ibyo abantu bakora mu malodge bavuga. Kuwa mbere mu gitondo ziba zuzuye, noneho bagasohoka mu saa sita basubira mu kazi, cyangwa saa 4 sangara, binyabyayo ayo masaha 3 akayamarana n'umuntu, bakinjoyinga muri ayo masaha, barangiza bakongera bagasubira mu kazi. Urimagina kuba umuntu ashobora kwemera akajya kuryama muri lodge ataye igitanda cye cyiza, asize uburiri bwe bwiza, ariko kubera iki? Kuko ubwo buriri uwo baburaranamo cyangwa se uwo babana mu nzu bimeze nk'aho atahari, bimeze nk'utahari, nk'udafite n'icyamazi. Kandi ntari bu divorce, afite abana, ntari bu divorce, bafite ibyo bubakanye bagezeho, ntifuza kubitakaza. Ntari bu divorce kuko n'uwo ngo bagiye guhura nawe afite urugo rwe, nawe nuko bimeze. Ugasanga urugo rwaye chaos, abantu barimo baracana inyuma hirya no hino, ariko mu by'ukuri ikibazo nyamukuru gihari ari ikihe? Ari uko mu by'ukuri urukundo rwagiye rupfa ruzima gake kubera ko nta creativity. Urukundo ni bene utwo dukorwa dutuma umuntu akwiyumvamo, agukunda, gukumbura, agira ate. Urukundo sesa, ariko iyo bitabaye ibyo rurashira, ruragenda, rurabura. Nshuti zanjye, bahaye ikaze, tekereza neza. Iyi mpamvu iyo noneho ni impamvu ituruka ku muntu, akanabitegura, akanabipanga, akagenda akabikora. Hano rero aho abagabo bahombera, nuko umugore iyo yaguciye inyuma ntabwo agaruka. Iyo yaguciye inyuma ntabwo agaruka. Nuba ngo aragenda rimwe agaruka kubeshya, agenda kabiri agaruka kubeshya, agenda gatatu agaruka kubeshya. Iyo bigeze ku bwa kane n'ubwa gatanu atangira kugusuzugura. Ikindi gihe wavuga rimwe akavuga ati nge nanigendera. Ariko iyo umuntu rero yatangiye kukubwira gutyo, burya biba byarangiye. Ntuzigere ugerageza, urukundo ruba rwamushizemo. Kubera iki? Kandi ari wowe wabigizemo uruhare. None iyo ari umugabo we, ashobora gukomeza agaca inyuma, agacanga, havamo umwe hajyamo undi, acanga, ariko ntakurekure. Wajya kukurekura bigeze kure. Rero nshuti zanjye, mutekereze neza, buri wese arebe uruhare rwe, buri wese arebe icyo yakora kugira ngo ahindure ibyo bintu, hanyuma Imana ibashoboze. Nizo mpamvu ebyiri, iguturutseho n'itaguturutseho, ibigutunguye n'ibyo wateguye, ngizo nizo mbahaye.
namwe mwongereho izindi bimpa muri komenti hasi. Nshuti zanjye ndabakunda. Nimero yanjye ya telefone ni 0783471034. Nshuti zanjye, Imana ikomeze kubarinda, ibubakire ingo nziza, mubeho mwishimye, ubuzima buryohe. Twa tuntu dutoya two gutuma umuntu agukumbura, kwitaho, jya uba ari twukora utwiteho cyane kuruta ko mwaganira ngo twaburaye, isabune yashize, amavuta, dukeneye kwishyura inzu, dukeneye iki, bikazanarangira mutakiganira, bikazanarangira utakimenya amakuru ye nabo birirwanye no baganiriye, ntukimenya ubuzima bwe, ntukimenya ibimubabaje. Niba utakibimenya, menya ko n'umuntu arimo kugenda gushiramo muri we, rwa rukundo rwari kurimo, wa muntu wari ukurimo arimo aragenda avamo, hasigara ikintu kiraho, ariko mu by'ukuri urukundo rwanyu rwo mwembi rwararangiye. Ya sura nziza wari umufiteho ku mutima, ya shusho ye yari kuri ku mutima yararangiye, yaragiye. Ndabakunda cyane rero, mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde kandi mukomeze kugubwa neza.